Dr Chapman uyu mugabo ni ukuri njye yarantangaje, yaganirije amakupure menshi, benshi baramugana bitewe n'uko nyine ari umuntu uzobereye muri ibintu byo kuganiriza amakupure afite ibibazo. N'iki gitabo si igitabo cya mbere yanditse, afite n'ibindi. Ngo mu makupure menshi yamuganye, ngo bamuganaga bashaka kumubwira ibibazo, bashaka kumubwira yuko ngo babivuyemo, bashaka kumubwira yuko umugabo cyangwa umugore urukundo bari bafitanye ngo rwarangiye. Abandi bakaza kumuregera bagenzi babo, kumuregera umugore we cyangwa kumuregera umugabo we, kumurega ingeso mbi afite igihe kirekire. Abandi bakaza baje kumubwira yuko barambiwe nyine, barabona nta bintu bizavamo, ngo baragerageje ngo byararangiye. Ikintu uyu mugabo akunda kugarukaho, icyo nakubwira nta muvandimwe uri kundeba uyu munsi, ni uko amazi ntiyari yarenga inkombe. Imana iracyafite uburyo yakora kugira ngo umuryango wawe uri mu bibazo iwugarure ushire mu buryo. Ntabwo amazi yari arenga inkombe. Ubwo ugifite ubugingo, ubwo ugifite ubuzima, uracyari kandida kugira ngo umuryango wawe usubirane kandi ugende neza. Shalom muvandimwe, Imana iguhe umugisha kuba ukanze kuri iyi video. Nshimiye abantu barebye video y'ubushize ivuga ukuntu twabajije ikibazo bivuga ngo ese urukundo rujya he nyuma y'urushako, nyuma ya mariage bigenda gute? Twabiganiye muvandimwe, nshimiye abantu bayirebye iyo video, kandi niba utari wayireba muvandimwe, ni video igaragara hano hejuru. Kanda kuri iyi video ujye kwireba, nurangiza ugaruke uzirebe ino video kuko ino ni part ya kabiri. Reka muvandimwe twinjire mu ijambo. Turaganira umunsi kuko nari navuze igihe gishize ngo tuzaganira ese urukundo ni iki? Urukundo ni iki? Ngabe kuri ya jambo twatangiye rivuga ngo Imana ni urukundo. Imana ni urukundo. Bisobanuye ko dusubije kino kibazo tutagiye mu bintu byinshi cyane. Urukundo ni Imana. Kugira urukundo kugira Imana. Kutagira urukundo no kutagira Imana. Ngo utagira urukundo ntazi Imana, kuko Imana ni urukundo. Urukundo ni ijambo ryiza muvandimwe, ni ijambo rikomeye. Mu ndimi zose ku isi ijambo ribonekamo. Mu Kinyarwanda rurimo urukundo, mu Cyongereza ijambo ririmo ni love, mu Gifinwa naryo ririmo ni lacause. Ukuvuga ko ni ahantu hose birimo, Ikinyarwanda, Icyongereza, Igifinwa, Igiswahili, Igishinwa, hose ijambo urukundo birimo. Ariko iri jambo ni ijambo riteye urujijo. Benshi ntabwo bazi icyo risobanuye cyangwa riteye urujijo. Impamvu riteye urujijo turaza kubibona mu kanya. Abantu bose bemeranya yuko urukundo rufite umwanya ukomeye mu buzima. Abafilosofe n'abantu bashinze imyemerere itandukanye bagiye bavuga kuri iri jambo, bajya bavuga ku rukundo. Yesu Kristo twemera, filosofi ye ishingiye ku rukundo. Kunda Imana n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, ngo nakunde mugenzi wawe nk'uko ugira ute, nk'uko we kunda. Kumva ko urukundo ni umusingi w'idini cyangwa wa filosofi Yesu yigishije kuri iyi si. Nk'abakristo dukurikira Yesu binyuze mu rukundo. Dukunda Imana kandi dukunde bagenzi bacu. Kumva ko Yesu filosofi ishingiye ku rukundo. Abapsikologe bavuga ko ikintu cy'ingenzi cya mbere umuntu akenera mu buzima cyangwa mu marangamutima ye ni ukumva yuko akunzwe. Muvandimwe, ikintu hari igihe umuntu yagisuzugura, ariko ni ikintu cy'ingenzi. Ngo muri mu bapsikologe abize imitekerereze cyangwa bagiye bacukumbura imitekerereze y'abantu, ngo basanze yuko ikintu cya mbere kiza kwisonga ku marangamutima y'umuntu ngo ni ukumva akunzwe, ni ukumva ukunzwe. Niyo mpamvu abantu, iyo umuntu yabuze urukundo rw'ababyeyi bimugiraho ingaruka ikomeye. Umuntu ntacyo atakora kubera urukundo. Benshi bambuka inyanja kubera urukundo, abandi bakitanga bagapfa kubera urukundo, abandi bagatanga amafaranga yabo menshi kubera urukundo, abandi bakibabaza cyangwa bakemera kubabazwa kubera urukundo. Muvandimwe, urukundo rurahambaye. Pawulo nawe yarabyivugiye ngo nubwo natanga ibyanjye byose, nubwo natanga amafaranga yanjye yose, nubwo nakwitanga ubwanjye ngapfira abandi bantu,
ngo ariko nta rukundo mfite ngo byose ngo ni iki ngo ni ubusa. Abantu kubera urukundo ntacyo batakora. Urukundo ni ikintu gikomeye. Ijambo ry'Imana nk'uko tubivuze riratubwira ngo Yesu yaravuze ngo aho bazabamenyera yuko muri abigishwa banjye ngo ko muzagira ute ngo muzakundana. Urukundo ni ikintu gikomeye muvandimwe. Benshi bambuka inyanja ndende, bava muri Afurika, bava mu Burayi bagenda muri Amerika, bakambuka za Atlantique, bakambuka za Pacifique, bakambuka kubera ikintu bita urukundo. Uzatinye ikintu cyita urukundo. Urukundo rurahambaye muvandimwe. Intumwa Pawulo yavuze ngo ikintu cyose umuntu yakora adafite urukundo ngo ni ubusa. Arongera aravuga ati ariko none hagumyeho, iri ni ijambo Pawulo yavuze rikomeye, ngo ariko noneho ngo hagumyeho kwizera n'ibyiringiro ngo n'urukundo, ngo ariko ikiruta ibyo byose, ariko ngo ikiruta ibindi ngo ni urukundo. Muvandimwe, nibwo twakwemenya yuko urukundo ari ijambo rikomeye ariko riteye urujijo. Twumva impamvu. Umuntu arikoresha mu buryo bwinshi butandukanye. Umwe aravuga ngo nkunda inyama, kumva ko ni urukundo akoresheje, nkunda inyama. Undi ati nkunda umupira w'amaguru. Undi akavuga ngo nkunda imbwa. Abazungu bakunda imbwa cyane, avuga ngo nkunda imbwa. Imbwa kuvuga ngo akayifata nk'umwana we, nkunda imbwa. Muri ubu byacu hari igihe bayandika kuri certificate avuga ngo mu bana banjye imbwa nayo irimo. Cyane cyane ngo bakita ngo urukundo. Kumva ko iri jambo riteye urujijo. Umwe aravuga ngo nkunda inyama, undi akavuga ngo nkunda umupira w'amaguru, undi akavuga ngo nkunda imbwa, undi akavuga ngo nkunda mama. Ngo nkunda mama. Kumva ko iri jambo ni ijambo riteye urujijo. Warikoresha mu buryo butandukanye. Ariko bivuga yuko bakoresha ijambo rimwe ariko rifite different meaning, rifite ibintu bisobanura ibintu bitandukanye. Ikindi mvuga gitangaje ngo ni uko ngo hari abantu bakunda urukundo. Ibaze bamwe bakunda mama, abandi bagakunda imbwa, abandi bagakunda inyama, abandi bagakunda umupira w'amaguru, ngo hari n'abandi bakunda urukundo. Kumva ko urukundo ni ikintu gitesha urujijo. Ikindi muvandimwe ni uko umubyeyi ahana umwana we avuga ko abikoreye kubera ngo amukunda. Umubyeyi ahana umwana akamukubita, akamucyaha, avuga ngo mbikoze kubera urukundo. Ariko uwo mubyeyi nanone akongera akamugurira bombo ngo kubera ngo amukunda. Urukundo rutumye amucyaha, urukundo rutumye amuhana. Urwo rukundo tena rukongera rutuma ngo amugurire impongo kubera amukunda. Urukundo ruteye urujijo. Umugore aterura umugabo we yasinze, abyita urukundo, ariko ngo abandi babyita codependency. Ngo ni umuntu ubuzima bwe buba budependinga kuri uwo muntu kugeza igihe umuntu atabona ubuzima nyuma y'uwo muntu, cyangwa adafite uwo muntu, atari kumwe n'uwo muntu. Kuko nacyo ni ikibazo. Umwe abyita urukundo ariko abandi bakabyita ibindi. Iki gitabo muvandimwe kibereye ngo kitugaragarize urukundo ni iki mu by'ukuri, kandi ngo kitwereke urukundo by'ukuri dukeneye. Ni urukundo dukeneye muri izi nkuru twagiye tuvuga. Dukeneye urukundo rw'inyama, rwa rukundo twavuga ngo dukunda imbwa, rwa rukundo dukunda mama, rwa rukundo dukunda ibindi bintu. Iki gitabo kibereyeho ngo kitwereke urukundo nyakuri dukeneye. Dr. Gary Chapman yanditse ko mu muntu uwo ari we wese muri we afite ingunguru y'urukundo. Wowe muvanye urukundo muri wowe ufite ingunguru y'urukundo. Kuva wavuka wabaho ufite ingunguru y'urukundo. Iyo ngunguru y'urukundo iri muri wowe iyo yuzuye uba wuzuye muri wowe, wumva utunganye, ufite urukundo cyangwa ukunzwe n'abandi bantu, cyangwa utunganye muri wowe mu buryo wanakunda n'abandi bantu. Ariko iyo ngunguru iri vide, nta kintu kirimo, sosiyete igira ibibazo bikomeye biturutse kuri wowe, kandi utazi ko biturutse kuri icyo kintu kiri muri wowe kiri vide. Benshi muri bo bumva bari empty, baba muri bo nta kintu kibarimo, batazi yuko ari iyo ngunguru iri vide. Iyi concept muvandimwe yaturutse ku mugabo bita Dr. Campbell,
ni umudogiteri wazanye concept ivuga ngo umuntu wese muri we afite ingunguru y'urukundo agomba kuzuza. Icyatangaje abantu, uyu mugabo nk'uko nari muvuze Campbell yasanze yuko ngo ibibazo biri mu rubyiruko ngo byinshi bituruka kuri iki kintu yuko abana babuze urukundo rw'ababyeyi, ya ngunguru muri bo iri vide igatuma ibashora mu bintu bitari byiza. Muri iki gice cya kabiri muvandimwe, chapter 2, harimo inkuru ibabaje y'umwana muto bita Ashley, umwana w'umukobwa muto. Uyu mwana ni umwana w'imyaka 13 wari uri kuvurwa. Muri iki gitabo bari kumuvura indwara ikomoka ku busambanyi, imyaka 13. Ababyeyi be bari bataye umutwe, bababaye, barakariye Ashley n'ishuri rye kuko baravuga ngo ryamwigishije ku mibonano mpuzabitsina ngo akiri umwana muto. Ariko reka turebe ikintu cyabaye. Ababyeyi bari barakariye iryo shuri bakibaza ese niyi mpamvu Ashley yaba yarakoze ibi bintu. Dr. Chapman yagiye aganiriza uwo mwana. Mu kuganiriza uwo mwana abwira Chapman ati ise na mama we ngo batandukanye afite imyaka 6. Ashley ngo abaye kubona se na nyina batandukanye ngo yibwira yuko ise w'umubyara ngo amwanga. Yibwira yuko ngo se yabataye ngo kubera ngo yanga uwo mwana. Kumva ko n'umwana muto imyaka 6 n'umwana mutoya, yibwiye mu mutima yuko ngo se amwanga. Noneho icyabaye kibi kurushaho nuko ku myaka 10 ya Ashley ngo ise yashatse undi mugore. Noneho ngo isi yagwiriye Ashley, umwana w'imyaka 10, ngo rero yumva yuko ubwo asabonye undi mugore ngo rero birangiye nta handi bazongera guhura na se. Umwana muri we agira vide, agira umubabaro, agira vide muri ya ngunguru y'urukundo ngo kuko ise yagize ute yari abataye. Ashley amaze kumva ibi bintu, amaze kubyiyumvira, yiyumvishije muri we, yiyemeza muri we yuko atazongera kubona urukundo, atazongera gukundwa n'abandi bantu. Yumva yanga yumva isi nta kimumariye. Noneho mu myaka 13 ngo yaje guhura n'umusore ngo ku ishuri ngo wamweretse urukundo. Uwo musore amaze kumukunda ngo Ashley yabonye ari ibintu bitangaje kubona umuntu aze akamukunda. Ibuka ko uyu mwana ni umwana wabuze urukundo ku babyeyi be. Niyo ababyeyi be baratandukanye ku myaka 6, bisobanuye ko mu myaka 6 mbere y'uko umwana mbere ko batandukana, imyaka 6 ya mbere y'umwana ababyeyi babanaga nabi, bari mu ntonganya, bari mu bintu bitari byiza. Umwana yabaye victime y'aho hantu yarari. Ngo mu myaka 13 ngo ahura n'uwo musore umuruta, ngo aramwoshya, aramubwira rero ngenda gukunda, nk'abana muzi bagurira utubombo, nk'abana bashukisha ubuntu butoya, nzakugurira iki kintu. Umwana akabona aramutwaye. Gitumye yuko uwo mwana ashukwa n'abo bantu nibyo, ariko kenshi abo bana bashukwa n'ibyo bintu kuko ntibahawe urukundo n'ababyeyi babo. Ntibagaragajwe, ntibahawe ikintu kibuzuza muri bo, bumva badakeneye abandi bantu. Ngo Ashley yaje kwiberera uwo musore, ngo bararyamana ku myaka 13. Bava mu musore yaramuruta, yawe imyaka 18, imyaka 20, ako n'umuntu wamurutaga. Bararyamana kubera umwana yari umwana mutoya, rero ngo byaje kumuviramo indwara. Ashley kigaragara abwira nibyo yarabwiye Dr. Chapman. Yaravuze ngo sinashaka gusambana, ngo ariko nabonye umuntu nkunda, nabonye umuntu yeretse urukundo. Muvandimwe, ikintu gikomeye muri iyi si, kuko byagaragajwe n'abandi twavuze ngo abashakashatsi bagenze imitekerereze y'abantu, ngo ikintu kiza kwisonga ku muntu uwo ari we wese ni ukumva yuko akunzwe. Umubyeyi nadaha umwana urukundo, umwana azaba exploited, azaba umwana bazakoresha uko bishakiye kuko bazamugaragariza urukundo. Umuntu wese amukuruze akantu gatoya, amujyane mu bintu bitari byiza kubera umubyeyi atamuhaye urukundo. Ngo Dr. Chapman amaze kuganiriza uwo mwana yasanze ikibazo ntabwo ari Ashley. Ikibazo ni uko ababyeyi be ntibamugaragarije urukundo. Ya ngunguru iri mu mutima wa Ashley y'urukundo yari vide, nta n'akadondi kari karimo.
bitewe n'uko ababyeyi be ntibamwitayeho. Ngo ikigaragara uyu mugabo amaze kuganiriza Dr. Chapman amaze kuganiriza ababyeyi be, baravuze ngo ni gute se yakumva tutamukunda, tumukorera bino, tumugurira bino, tumugirira bino. Ariko Chapman yarababwiye ngo icyo mwamukoreraga cyose nticyamugaragarizaga urukundo, kuko ntabwo ari rwo rurimi rwe. Uyu mwana icyo yarakeneye ni ukumva ababyeyi be bamufashe bakamwiyegereza. Muvandimwe, ikintu kirakomeye. Muvandimwe, hari ababyeyi bacu b'Abanyafurika ibintu babisuzugura. Kabwira ngo umwana ngo akeneye ngo umufate umuhobere umwereke urukundo, umubwire ngo ndiso ndagukunze, uri umwana wanjye, umwiyegereze, umufate muganire. Timuganire iby'ishuri, timuganire ngo examen bagize uwo munsi, timuganire ibintu bimujyana ku ishuri, bimujyana mu kazi, bimujyana ahantu hatandukanye. Umuganirize kuri we, wiyumva umeze ute? Ese abana mujyana nabo bameze gute? Ese wumva wishimye? Ako kantu kabajije umwana wawe umwiyegereza, kandi umwana akumva afite urugwiro, akumva kwisanzuyeho, kugira ngo umwana ya vide murimo yuzure. Twavuze ngo urukundo ni ikintu cy'ingenzi. Turi gusobanura urukundo. Urukundo si igare ugurira umwana, urukundo si imyenda umugurira mishya. Urukundo kuri uyu mwana Ashi, tuzabikomeza tuganira kuri za nkunda 5 zitandukanye. Kuri uyu mwana Ashi nta kindi yarakeneye presence y'ababyeyi be. Yarakeneye ko ababyeyi bamufashe ukuboko, bamuhobeye, akabona ababyeyi babanye neza, bakamufata bakamwiyegereza. Isi cyane cyane mugabo uri kundeba, musore uri kundeba, umwana w'umukobwa akeneye urukundo rw'umugabo, urukundo rwa se cyane. Benshi mu bana b'abakobwa bagira ibibazo mu gihe kizaza, byarahereye mu bwana bakiri abana bato, bitewe n'uko ababyeyi babo b'abagabo ntibabegere. Kugira ngo se amufate amuhobere ni ikibazo, avuga ngo ni ibintu ni iby'abazungu. Ntabwo ari byo. Ikintu cyane kiza kwisoma buri muntu wese, umugabo, umugore, umwana, umuntu ukuze uwo ari we wese, kirakenera mu buzima no kumva akunzwe. Uyu mwana bita Ashiri ngo byamushoye mu bibazo by'ubusambanyi bitewe n'uko ntabwo yagize urukundo. Ababyeyi be baramutaye cyangwa se yaragiye, umwana yumva birangiye. Ku myaka 6 baratandukanye, ku myaka 10 bashaka undi mugore, ku myaka 13 umwana agiye mu busambanyi. Mbega agahinda, mbega akababaro. Muvandimwe, ibaze uyu ari umwana wawe. Mugabo uri kundeba, ibaza uyu ari umwana wawe wagiye muri ibi bintu. Isi yabikugwiriye. Ibaza ababyeyi ukuntu biyumvaga. Ariko muvandimwe, ibaze noneho akantu bari gukora kugira ngo uyu mwana ntabwo imurara amakosa. Abana bawe ubiteho, cyane cyane umwana w'umukobwa. Mugabo, niba uri kureba iyi video, sanga uwo mwana w'umukobwa umwegere, umufate, umuhobere, mubwire ngo ndagukunda. Nutabikora abandi bazabikora, kandi bazabikora bamushaka kugira ngo bamukoreshe mu bintu bitari. Muvandimwe, inyota turi kuvuga yo kushaka gukundwa ntabwo ari inyota y'abana gusa. N'umugabo mubana, n'umugore mubana afite iyo nyota. Niyo tuza kurya za nkunda 5. Afite iyo nyota yo kumva umukunzi. Bitewe n'ururimi avuga, n'umugaragariza muri urwo rukundo, muri urwo rurimi yumva, bizatuma yangungura imurimo igira ute yuzura. Umugabo umwe yavuze aya magambo, avuga amagambo akomeye ati: ese inzu, imodoka, inzu ku mazi, inzu irimo piscine, imodoka za Tesla, imodoka zikomeye z'iki gihe, ibyo bintu byose byamarira iki umugore wanjye atankunda? Icyampa amagambo akaba ari amagambo abantu bavuga muri iki gihe. Ese kariyeri yawe yakumarira iki? Ese kugira amafaranga menshi byakumarira iki? Ese kugira ibya mirenge muri iki byakumarira iki? Ariko umugore wawe atagukunda, cyangwa abana bawe batagukunda, urukundo muvandimwe uzabisiga. Ibintu byose ufite uzabisiga. Turasaza. Wavuga ngo mfite imyaka 25, udafite imyaka 20 ningahe. Icyo gihe hari umuntu yabitekeza akavuga ngo ndacyafite imyaka myinshi. Ariko ntumenye yuko ibintu urabikusanya bikaza kugira kikazagira ukabisiga. Ariko umurego uzasiga utazavaho n'umwana wawe.
umugabo uzasiga utazavaho ni umwana muzagirana n'uwo mugore n'uwo mugabo. Nutita ku mwana wawe muri iki gihe ngo umwereke urukundo, uzaba usigiye isi ikibazo kandi uzaba usize legacy, umurage mubi. Dr Chapman, uyu mugabo ni ukuri njye yarantangaje. Yaganirije amakupure menshi, benshi baramugana bitewe n'uko nyine ari umuntu uzobereye muri ibintu byo kuganiriza amakupure afite ibibazo. N'iki gitabo si igitabo cya mbere yanditse, afite n'ibindi. Ngo mu makupure menshi yamuganye, ngo bamuganaga bashaka kumubwira ibibazo, bashaka kumubwira yuko ngo babivuyemo, bashaka kumubwira yuko umugabo cyangwa umugore urukundo bari bafitanye ngo rwarangiye. Benshi baza kugira ngo bamubwire agahinda bari bari mu gihe kirekire, abandi bakaza kumuregera bagenzi babo, kumuregera umugore we cyangwa kumuregera umugabo we, kumurega ingeso mbi afite igihe kirekire. Abandi bakaza baje kumubwira yuko ngo babivuyemo, yuko ngo barambiwe nyine, barabona nta bintu bizavamo, ngo baragerageje ngo byararangiye. Ikintu uyu mugabo akunda kugarukaho, icyo nakubwira nta muvandimwe ukunde buri munsi, ni uko amazi ntiyari yarenga inkombe. Imana yacyafite uburyo yakora kugira ngo umuryango wawe uri mu bibazo iwugarure ushire mu buryo. Ntabwo amazi yari arenga inkombe. Ubwo ugifite ubugingo, ubwo ugifite ubuzima, uracyari kandida kugira ngo umuryango wawe usubirane kandi ugende neza. Amagambo muvandimwe uyu mugabo yanditse ni amagambo akomeye. Abandi baza bamubwira yuko ngo babivuyemo, yuko urukundo ngo bari bakundana ngo rwarangiye. Uyu mugabo ngo akabireba akavuga ngo ba bantu bakundanaga ku munsi w'ubukwe, abandi bari bazi yuko bagiye mu bicu, bagiye ahantu hazaba hari inyoni zibaririmbira mu gitondo, ku mazi adasuma, bucaca n'ibiki. Ba bantu bakundanaga icyo gihe bikarangira bigiye muri divorce. Uvana ibintu birababaje. Bamwe baribwira ati nta rukundo nticyumva muri nge, nkunda uyu muntu, urukundo rwarundimo ngo rwararangiye. Abandi bakavuga ngo indoto nari mfite kuri uyu muntu ngo ntabwo ari so. Nibwiraga ko tuzabana neza ariko dore tubanye nabi. Nibwiraga ko azamfata muri ubu buryo ariko dore siko amfata. Bikarangira haje ibibazo. Umuntu yakwibaza se ibi bintu igisubizo cyabyo ni ikihe? Ikigaragara muvandimwe nk'uko uyu mugabo Dr Chapman yabyanditse, ikigaragara ni uko abantu muri bo bafite ya ngunguru, kandi ya ngunguru iri vide. Abantu babanye imyaka 20, 30, 15, 2, ibyumweru bingahe, amezi angahe, ariko ya ngunguru ibarimo ngo ni vide. Umuntu arabyihanganira imyaka 10, akabyihanganira imyaka 20, ariko kwa kwihangana kukarangira umuntu akavuga ngo reka ngo mbivuyemo. Muvandimwe, aya ni amagambo akomeye tugomba kumva. Dr Chapman yavuze yuko cyangwa yizera ko ibibazo byinshi mu rugo, mu bana, mu bashakanye bikomoka ku ngunguru y'ubusa cyangwa yuzuye ya vide. Iyi ngunguru ni ingunguru y'umutima, ingunguru y'urukundo ngo iri vide. Kandi kuzuza iyo ngunguru y'urukundo bizahindura burundu imibano y'imiryango. Bibiliya iratubwira mu gitabo cya Zaburi 23:5 haranditse ngo untunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Reka muvandimwe, iyo ngunguru iri vide muri twe Imana yuzuze. Bamwe babuze ababyeyi, bamwe babuze imiryango. Reka Imana ibagenderere iyo vide barimo, Imana yuzuze icyo gikombe, iyo ngunguru Imana yuzuze isendere, isesekare. Reka dusenge. Imana yacu, ugenderera imiryango, genderera abana babuze ababyeyi, genderera abana babuze urukundo, genderera imiryango irimo ibibazo Mana bitandukanye. Reka uzuze urukundo, reka iyo ngunguru Mana uyuzuze mu rukundo rusesekara. Reka Mana imiryango irimo ibibazo uyigendere, uyihe amahoro. Reka ubushake bwawe buba ku miryango mu izina rya Yesu. Amen. Muvandimwe, urakoze kureba ino video. Tuzakomeza next week dukomeza kuri iyi nkuru. Icya gitabo nk'uko navuze ni amachapter 18.
tuzareba amacapu adufitiye akamaro. Tuzakomeza next week tuvuga ukuntu tuzaganira kuri concept muvandimwe, uzambabarire iyo video uzavuga ngo kugwa mu rukundo. Mu cyongereza bita ngo ni falling in love. Tuzabiganiraho se bisobanuye iki. Muvandimwe uzareba iyo video, iki video usakaze utange ku inshuti zawe bikunde, kandi utari wakanda subscribe muvandimwe kanda aho hasi kugira ngo uzukomeze reba video zacu. Reka n'ubundi ukande kuri iyo link iri aho hasi y'iki gitabo turi kuganiraho, kandi muvandimwe ndagusaba kugira ngo uzuze ubane natwe muri Bible study tugira buri kuwa gatanu saa moya za Finland. Link iri aho hasi. Imana iguhe umugisha, ukomeze kubana nawe mu izina rya Yesu. Amen.